Reka nguhe urugero kuri uyu nguyu wa mbere wenda uko ushobora kumukuramo kugira ngo ube wabasha gushyiramo uwundi wumva ushaka ushobora kuba yarakoze KYC akaba yarakoze na ziriya checklist zose yarazisoje. Uburyo b'Umutahira TV, reka nongere mbaramutse kandi mbifurize amahoro y'Imana aho muherereye hose ku isi, kandi mbabwire nti ibyiza bikomeze kuganza ibibi. Kuri uyu munota rero tugiye kuganira kuri Pi Network, cyane cyane nk'uko dukunze kuganira kuri account za Pi Network, kandi tuzahora tuganira kuri account za Pi Network kugeza Pi Network ibaye launched, tukageza kuri Open Mainnet, tuganira kuri Pi Network kugira ngo turebe ko twazageza kuri uwo munsi buri muntu wese ukurikira Umutahira TV afite account ihagaze neza, azi buri kimwe cyose mu bigendanye n'uko yafata account ya Pi Network ikazamugirira umumaro. Ziriya coin arimo kumininga akazazibona akabasha kuzikoresha mu buryo bugiye butandukanye. Kuri uyu munota rero tugiye kongera turebe kuri update rero ya yindi yajeho ejo, ariyo yingi tureba muri dashboard, ariko twibande kuri iyi minsi irimo kugenda igabanuka baduhaye twese. Ngira ngo buri mu pioneer wese aho aherereye iyi minsi barayimuhaye, buri wese afite ibyo abazwa n'ibyo agomba gukemura muri uyu mushinga wa Pi Network. Iri faranga biragaragara ko atari ifaranga rizaba ari ifaranga ry'ubuntu, rizaba ari ifaranga ryakorewe mu buryo buhambaye cyane. Kugira ngo uzayabone uzaba warayakoreye ndetse bikomeye cyane. Ariko hari imirimo turi kubona muri iri cukura ry'aya mafaranga tubona rwose neza yuko tutazabasha kuyikora kugira ngo duhembwe amafaranga cyangwa se Pi coin z'iyo mirimo twahawe gukora. Ariko mu mirimo twahawe gukora harimo umurimo umwe wo gukora mining ya Pi Network. Iyi mining ya Pi Network yo tuzayihemberwa nk'abantu twiminingiye bisanzwe. Ni ukuvuga ngo umuntu utarinjije umuntu n'umwe akaba yarakoze mining ya Pi Network, ako ni akazi azahemberwa kandi azahembwa Pi yagiye amayininga kubera ko yatanze igihe cyabitekerezaho, igihe cyagera cy'amasaha 24 agakandaho ndetse akareba n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Hanyuma ikindi kintu wenda dushobora kuzananirwa guhemberwa ni abantu twinjije, ariko kubashishikariza cyangwa se kubibutsa cyangwa se kubafasha cyangwa se kugira ubundi buryo bwose twabagezaho amakuru abakombeka kugeza bemeye kuzageza kuri gahunda yo kuzakora KYC, bikaba bimeze nk'aho byatunaniye kubera impamvu zigiye zitandukanye umuntu atamenya. Buri wese afite impamvu yavuga cyangwa se yatekereza ku murefero wiwe yinjije bitewe n'uwo ari we. Ayo rero yo abenshi tuzayahomba, kandi aya ngaya niyo menshi. Hari andi rero tuzahomba, ariko ayo tukayahomba kubera kutamenya cyangwa se kutabyitaho. Pi twinjije kubera abantu twashyize muri security sako. Ntekereza ko izi Pi twinjije kubera abantu twashyize muri security sako, umuntu wese yakagombye kuzazibona bitewe n'uko yaba yarakoze security sako ku bantu yizeye ko abo bantu bakoze KYC bose. Bisaba rero kuba uzi neza yuko gushyira abantu muri security sako bigomba kuba ari ngombwa ko bakoze KYC neza, ari abantu bari mu mushinga bawurimo neza, bawurambariyemo neza. Izo Pi ubakesha zo ni ngombwa kuzibona. Ariko niba warashyizemo abantu batigeze bakora KYC cyangwa se ukabona umuntu ngo ari muri Pi Network, ubonye ka karogo ka Pi Network ugahita umushyira muri security sako, byakunda ko umushyiramo. Ariko hari n'umuntu ushobora kuba afiteho kariya akamenyetso ariko ntabe ari
umupayiniya umayininga yarabiretse cyangwa se adafite n'amakuru yabyo kubera ko yigeze kwikozamo gato gusa, cyangwa se iyo nimero do telefone akaba yarayikojeje muri Pi Network, icyo gihe ako kamenyetso gahita kajya kuri iyo nimero. Aho rero nta mahirwe waba ufite yo kuzabona ibi biceri cyangwa se izi coin. Hanyuma ibyo muri mushinga baratubwira ku bigendanye n'abarefero ndetse na security sako. Iyo timu yose bakatubwira ko niba batarakoze KYC ngo babe barakoze na mainnet checklist muri iki gihe cya grace period, icyo gihe bavuga yuko izo payi ubakomoraho uzazibura. Bamwe mu bantu baratubwira abangaba bitwa abarefero, hanyuma bakongera bakatubwira abangaba bitwa abo muri security sako. Abo bose utabonye barakoze ibingibi bigendanye n'ibyo ahangaha kwa timu yadutangarije, bigendanye na mainnet checklist ndetse no kuba barakoze KYC n'ibindi byose bigomba kuba bikoze muri account zabo za Pi Network, rwose payi zabo ubakomoraho ntabwo ushobora kuzazibona. Hagati aho ngaho ariko icyo umuntu yakugiraho inama wenda ku bigendanye na security sako, wenda niho honyine umuntu yabasha kugira icyo akubwiraho ku bigendanye na security sako. Ikintu ushobora gukora ku bigendanye n'iyi security sako, ushobora kwinjira muri security sako yawe ukareba abantu washyize muri security sako, uba ufite ubushobozi bwo gukuramo uwo washyizemo ukaba wabasha gushyiramo ubundi uzi neza yuko amayininga Pi Network akaba atarabiretse ahubwo abikomeje. Urabona ubundi uba ugomba kuba ufitemo abantu bageze kuri 5 kandi babikora neza, wizeye neza yuko abo bantu babikora neza. Rero inama nakugira, ushobora guhera kuri uyu wa mbere ukamutekerezaho ukamwigaho, niba umuzi, niba uzi uwo ari we, ukabanza byaba byiza ukamenya neza, shakisha amakuru kuri we umenye neza niba amayininga, niba yarakoze KYC ndetse na mainnet checklist, kugira ngo nibura uwe ubashe kuba wazabona ibyo umukesha ziriya coin winjiza, kubera we nibura zo zizabashe kuba zaboneka. Icyo rero wakora mu gihe usanze ari umuntu utari sere kuri uyu mushinga, akaba atarakora KYC ndetse ataranayibona, yewe no kumayininga yarabiretse, nakugira inama yo kumukuramo, kubera ko n'ubundi ibyo byose umukesha ntabyo uzabona. Hanyuma wamara kumukuramo biba bishoboka, ndakwereka uko ubikora. Turakanda kuri uyu nguyu, reka nongere mbikwereke neza, reka nguhe urugero kuri uyu nguyu wa mbere wenda, uko ushobora kumukuramo kugira ngo ube wabasha gushyiramo uwundi wumva ushaka, ushobora kuba yarakoze KYC akaba yarakoze na ziriya checklist zose yarazisoje, ku buryo ibyo nibura umwinjizaho muri iyi minsi 19 isigaye uzabibona, biruta ko uwo washyize muri security sako hakaba hashize kirekire atamayininga, atarakoze KYC, uwo nguwo kuba wamurekeramo utekereza neza yuko kugeza ku itariki 31 azaba atarakora KYC, nta kintu na kimwe uzaba umukesha. Izo winjije kubera we niba yarigeze kumayiningaho ntago uzazibona, zose uzazihomba. Icyo rero ugomba gukora, reka nguhe urugero kuri uyu wa mbere. Tugiye gukanda kuri uyu wa mbere, turakandaho gutya, hanyuma nitumara gukandaho gutya turahita dukanda hano kuri remove. Barakubaza niba ushaka kumudiritinga. Niba ushaka kumudiritinga uhita ko ukanda ahangaha, iyo ukanze ahangaha ahita avamo. Ariko njyewe ntago nshaka
kumurimuvinga kuko ndabizi byose yarabyujuje ariseriye mu mushinga. Ngewe abantu nashyize muri security sako bose ndabizeye ko ari abantu bari seriye bari mu mushinga neza wa Pi Network, bakaba mininga isaha ku isaha, bafite na Pi zihagije ku buryo umuntu afite na Pi nyinshi ibyo umwinjizaho biba ari byinshi kuruta ibyo wakwinjiza ku muntu ufite agapayi kamwe cyangwa tubiri cyangwa dutatu. Ibyo nabyo muba mukwiye kumenya uko mugomba kubigenza. Hanyuma rero uko bashyiramo umuntu muri security sako ngira ngo murabizi, abatabizi muraza kubikurikirana neza. Ushobora kwinjirira ahangaha kuri add from contact, hanyuma iyo umaze kuhinjirira niko hakundi bigenda, ngira ngo mwese abenshi mumaze kugenda mubimenyera. Iyo umaze kuhinjirira ukagera ahangaha kuri aba bantu niho ugenda ukura abari muri uyu mushinga wa Pi Network, nibo ushobora gufatamo bamwe ukabashyira muri security sako. No gukandaho n'ubundi wamara gukandaho bikirodinga bakakubaza ko ushaka kumushyira muri security sako, yes ugakanda confirm. Biragusaba rero kureba abantu bari muri Pi Network ukabarojisitara kuri telefone yawe, warangiza ugakora ibingibi. Hanyuma ukibaza rero aho aba bantu ushobora kubakura. Aba bantu ushobora kubakura muri groupe za WhatsApp ziri ku mbuga nkoranyambaga za WhatsApp zigiye zitandukanye. Ushobora kujyaho ukabaza, ushobora kubaza umuntu, uwo muntu ushobora kubaza kuri groupe ya WhatsApp ukabaza ninde muntu hano wakoze KYC kugira ngo mushyire muri security sako. Kuko iyo umuntu umushyize muri security sako aba afite inyungu, ariko nawe uba uzifite. Ni byiza ko ushyira umuntu muri security sako abizi, niyo yaba atabizi ubwo ntacyo bitwaye, ariko iyo abizi akanakubwira ko yakoze ibi byose basaba gukora muri iyi dashboard twabonye, biba ari byiza kurushaho. Ibyo rero mugomba kubyitaho mukabikurikirana kugira ngo nibura ababo muri security sako uko ari 5 Pi tubakesha tuzazironke. Hanyuma ikindi kintu ushobora gukora rero, urabona ko mu by'ukuri ahangaha twifitiye iminsi igenda ibara rwose, irimo kugenda ishira rwose, umunota ku munota hagenda havungukaho akantu, kugeza ubwo ku itariki 31 tuzaba dusigaranye 0. Niba kuba timu itazongera kubihindura nk'uko yabihinduye inshuro zigeze muri 2 igatanga ikindi gihe cya grace period, iyi grace period ikaba ariyo ya nyuma, biragaragara ko iyi minsi nishira ibyo barimo kuvuga bazabikora. Ahangaha barimo kukubwira ngo if you referral and security circle team members don't finish the mainnet checklist by the grace period deadline, you will lose some bonus Pi attributed to their contributions. Hanga barakubwira ko abarefero bawe nabo muri security sako, iyi ekipe yose, aba banyamuryango bose, niba batarakoze mainnet checklist muri iki gihe cya grace period, muri iki gihe cy'imbabazi, muri iki gihe cy'ubuntu, Pi zabo ubakomoraho zose urazibuze, uzazibura. Bakakubwira ngo ubu usigaje iminsi 19. Uyu munsi ni ku itariki 11 z'ukwezi kwa mbere, urumva harabura iminsi 19 kugira ngo itariki 31 igere, hanyuma iki gihe batanze kibe kirarangiye. Iki gihe nikirangira nta yandi mahirwe bazongera gutanga bitewe nuko babitekereza, ariko niba ariko bimeze koko bakazabikora gutyo nta yandi mahirwe bazongera gutanga, ubwo urumva ko ibihombo bizaba bibonetse ku bantu benshi. Buri muntu wese afite iyi minsi irimo kugenda ibara, ivaho agasegonda kamwe kugeza igiye ishize, bayita countdown. Nuko barabisubira hasi bigenda bishira birangira nyine iminsi yose igenda iva. Ejo bundi mwari mufite iminsi 21, ejo mwari mufite 20, uyu munsi ni 19. Iminsi 19 isigaye ni mike cyane ku bantu bagomba kuba barakoze ibingibi byo gukorwa. Wowe rero niba ubonye iyi video ukaba utarakora
ibi ngibi bya mainnet checklist ukaba utarakora KYC kandi warayihawe, kandi ukaba hari ibintu runaka wahawe utarakora security sako kandi ari ngombwa, nawe gerageza ubikore kugira ngo nawe uzabone Pi wa mininze. Hanyuma rero ikindi kintu wenda nakubwira ku bantu barimo kugenda bashaka kumayininga bakabona app zabo ziri kugenda gahoro, mugomba gukora ikintu bita update rero muzayikora mute? Uzajya muri security sako, uzajya muri Play Store, nujya muri Play Store ufungure Play Store, hanyuma wandikemo Pi Network kugira ngo ubashe gushyiramo iyi Pi Network, hanyuma uzahita ubona Pi Network hano, hanyuma hano imbere ubone hari update nk'uku nguku bimeze. Nubona bimeze gutya, ahangaha hari update, ahangaha hari Pi Network, icyo gihe bizaba bigusaba ko ugomba gukanda ahangaha kuri update, hanyuma bika downloadinga ahangaha kikaraga nyine bikava kuri 1 bikageza ku 100. Iyo bimaze kuva kuri 1 kugeza ku 100 harongera hakiupdatinga iyindi application nshyashya ya Pi Network igezweho, ubwo aba ari version nshyashya kuko version ishize iba itagikenewe. Niyo mpamvu akenshi na kenshi umuntu ashobora kumayininga akabona ntabwo birimo bigenda cyangwa se ntibirimo kwihuta. Ibyo rero ugomba kubikora no kuri Pi browser. Hanyuma Pi browser yo wibuke yuko mu gihe ugiye kuyapodatinga bashobora kukubaza password kugira ngo wongere winjizemo iriya application ya Pi browser. Pi browser rero bishobora kugusaba iyo password, hanyuma bagusaba password ukaba ugomba kuyikoresha. Niyo mpamvu password yawe utagomba kuyibagirwa. Ni byiza guhora uzirikana wibuka password yawe yo muri Pi Network, ku buryo uburyo bwose bashobora kugusubiza inyuma bakagutangiza, ushobora kongera kuyishyiramo ukongera ukagarura account yawe muri telefone iyo ari yose ushaka kuyishyiramo. Kugira ngo kuri munota wenda ibyo nibyo nashakaga kubabwira, reka turekere aho ngaho, hanyuma mukomeze kumayininga Pi Network kandi mukomeze kubwira abantu mwinjije, ababinjije ndetse nabo mufite muri security sako, mugerageze kubikora neza kugira ngo muzabonemo Pi zanyu, Pi coin zanyu, hanyuma turebe ku itariki 31 kuri grace period ikizaba kiri. Ikindi kintu nabibutsa nuko uyu munsi niba ugira amahirwe yo guhamagara umuntu akagufasha online, cyangwa se ukamuha n'ibyo 2,000 cyangwa 5 akagufasha, cyangwa se ukamuha n'ibyo 10,000 akagufasha, wibuke yuko umunsi habayeho open mainnet ushobora kuzabura umuntu ugufasha kubw'impamvu zigiye zitandukanye. Bisaba ko uyu munsi aho kugira ngo uhereze umuntu 5,000 agukorere, birutwa nuko wamuhereza 10 akakwigisha uko wabyikorera, ukamwegera akakwereka buri kimwe cyose, akakwereka ibintu nka 5 nibura, cyangwa se akakwereka buri kimwe cyose ku bigendanye na account ya Pi Network. Ikindi ugomba gukora, shishikarira kwiga uko bakoresha Pi Network mu guhaha, mu kugura, mu gukora transaction ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye bizakenerwa mu gihe cya open mainnet. Birahari hano kuri YouTube channel Umutara TV, ushobora kubyiga, ushobora kubireba ukabimenya, ukamenya uko bikora kugira ngo kiriya gihe nikigera utazabura uko bigenza. Abantu bafite amakuru mu itangira ry'ikintu nibo gifasha. Nagira ngo ugire amakuru mu itangira rya Pi Network, open mainnet izabe ufite amakuru ahagije kugira ngo utazasigara utazi icyo gukora, kandi umushinga warateguye kugira ngo abari mwebwe
ufasha kandi aba ari mwebwe mugira icyo muwuronkaho. Byaba bibabaje cyane waramayininze Pi coin zawe uzifite muri account yawe ya Pi Network, ariko igihe cyagera ukaba utabasha kuzibyaza umusaruro, hanyuma ugasanga urajya kubaririza abantu bari hirya no hino batandukanye ubaza uko wakoresha account yawe ya Pi Network. Muri iki gihe abantu benshi bakeneye Pi coin barimo kugenda bazitwara bagenzi babo, mu gihe cyose uzaba uzi yuko utazi gukoresha account yawe ya Pi Network ukajya gushaka abagufasha, bashobora kuzagutwarira Pi kubera ko utarimo kubishyiramo ubushake ngo wimenyere uko wabyikorera. Muri gahunda yo kubyikorera no kubyimenyera tuba duhari kugira ngo tubikwereke. Nagira ngo rero nkubwire ngo duhari kugira ngo tugufashe kuri ibi ngibi byose, ariko namwe mujye mushyiramo imiyaga. Hari igihe mbabwira ngo ntimugahamagare ahubwo mujye mwandika, ugasanga guhamagara mubirutishije kwandika. Iyo wanditse biramfasha, ndetse nkaba nabasha kuguha WhatsApp group igufasha kugira ngo wigireho, umenye kandi usobanukirwe neza ibigendanye na Pi Network. Rero ushobora kunyandikira kuri nimero yanjye ya WhatsApp, hanyuma wayinyandikiraho nkaguha umuti w'ikibazo ufite. Reka mbashimire kandi mbifurize amahoro y'Imana. Ngewe ndi Leonard, iyi ni Umutahira TV. Utarakora subscribe kuri channel yacu Umutahira TV, kora subscribe kuri channel yacu Umutahira TV kugira ngo ujye wiyumvira amakuru ya Pi Network kugeza open minute ibaye turi kumwe twumva amakuru ya Pi Network. Reka ngushimire kandi nkwifurize amahoro y'Imana. Bye bye.